n'ubundi ngiye covid nta kintu mbwiye rwose. Reka reka. Imana dusenga ntarambabuye nta n'ubwo ari bayaje. Njyewe nta n'ubwo yemerewe covid ibaho rero. Niyo yaba iriho reka nkubwire. Niyo yaba iriho nta Imana yatuma twandura. Ntabwo twakandura. Handura abantu banywa inzoga bagiye gute. Cyuma ko wigoro. Yes ashimwe. Kutansuhuza se. Ambara neza agapfukamunwa. Nta covid kiba hari. Gisele, ntabwo uramenye ibyabaye. Reka dusuhuze yes ashimwe. Durira. Se duhobere. Ese ni ibiki byabaye? Ntiduherukana. Ariko abanyamadini mwabaye mute? Ntabwo muramenye ikintu cyabaye. Cyabaye. Yego. Neze covid yararangiye. Pasiteri yatubwiye ko ikintu tugomba gushyira imbere ari ugusenga n'ubundi agapfukamunwa nako kanduza indwara. Kareka rwose. Niko umva have Gisele. Hariye mwitonde ibintu byo mu madini byo mu matorero mubishyire hasi. Ubu no coronavirus yihinduranyije ntabwo ikiri delta yabaye omicron. Omicron yaje nabi. Ibyo ntabwo bindaya ko ntabwo nsenga ibuye ntabwo nsenga igishushanyo. Muhugira mu nsengero ntimwumve biri kuba. Umva rero reka mbabwire mugende mwicare mwumva amakuru mukurikirana ibintu byose. Umva mwakobwa ambara neza agapfukamunwa. Kambare neza none ibindi byose tubivugana ukambaye. Ambara neza agapfukamunwa. Nawe kambara nyine nabasuje nta kibazo. Reka muri bene mu nsengero nanone ntabwo muramenya ko coronavirus ntahirajya. Ntabwo muramenya ko icyari coronavirus kihinduranyije. Ntabwo ikiri delta yabaye omicron noneho yaje nabi. Ejo bundi hari hatangiye batandatu none ubu bageze mu majana. Ubu bagiye kugenda bazamuka iherezo rirabiriye. Murakoze cyane ubwo mukambaye neza ni byiza. Noneho rero mbabwire oya nta kibazo. Reka mbabwire ntabwo ari ikibazo cy'amacensi ni ikibazo cy'indamukanyo y'amahoro kandi yo kwirinda. Izo ndamukanyo n'izikuzemo n'iza satani n'inzaduka. Umva mbabwire turahoberana gusa. ubu ngubu genje nirukanka nje kureba Sehene. Nje kumureba n'umuturanyi wanjye nifuza ko Sehene yaba muzima nanjye nkaba muzima. Maze kwiyumvira amakuru numvise ko icyari coronavirus ubu cyahinduye ingamba ubu yabaye omicron rero yasaze. Reka mbabwize kuri bakobwa nimutirindira mu nsengero mugiye ngo mubwire abakristo bagenzi banyu ari icyorezo kirusha Imana imbaraga. Ntabwo icyorezo kirusha Imana imbaraga ariko nta kibi Imana itakizi. Imana yabaho ni mu burubwenge nzabare iryo ndaribarusha jewe cyuba. Reka wari umupagani nibyo uri ko mwasimbyizeye. Mbabwire rero ubwo mushaka kurekwa n'Imana mwigendera amahoro. Icyakora bene abanya bo mu nsengero dore muhara ibintu byo kugenda muhoberana uko mwabishakaga ibintu byo kuramukanya neza byo bwirinze by'aramukanya y'abana b'Imana rwose cyuma cye wubaha Imana wizera Imana ntukizere covid izera Imana. Dore rubanda rw'umwami murabimwumva ibigiye kubaho ni mwebwe bireba. Icyakora namwe ndabakeneye nk'abashiki banjye ndabakeneye nka bene wacu nk'abanyarwanda bagenzi banjye. Nkeneye ko mugira ubuzima buzira umuze noneho tukabana amahoro. Mwigendera amahoro ariko kwirinda kwanyu. Oya turasenga nawe ariko mubwire bagenzi banyu mwirinde kanye kwirinda se. Ubonye ukuntu ahita avugana ibi bintu wasanga ari byo. Oya kambara ibi bintu bitadukoraho ntabwo kujyana muri stade uvuye gusenga. Sehene sari hera ubusarimo nukuri ko Imana iki cyorezo cyankora we. Imana imbabarire Sehene abarimo mu nzu ataba hari ahantu yagiye muhino nkuru agerageze kwirinda. Ndabizi Sehene no mu nsengero dukwiye kujya tubabwira ibi bintu kuko ni ubuzima bwacu. aho kantu ni kwa kabiri neze gusenga
tugomba kubabwira inazogera cy'umubwa tubwira ati he nubura ubwenge Imana izakura mukomere cyuma sehe narahari reka mukurebe nimumbwire ko mushaka birihutirwa mubwire wambwiye se wamumbye mumbwire birihutirwa nawe humura birakugeraho wagira ngo ntibifite amaguru ngo jyewe se wambwiye nawe birakugeraho humura birakugeraho none se ubundi we niba cyuma ngo arihe ari kuri cyuma ari ku irembo yambwiye ngo baragushaka cyuma ubundi ko turamukiye noneho byagenze gutya undi ushaka kuvuga induru aje yiruka yahagiye cyuma azavuze induru noneho Kuyi. bose yagiye sehe ubundi uzamera ko birasehe gafunguduka akaba kagoranye ariko beze bite twanyura mu gikari kugira ngo se gasaba kujya mu gikari ahubwo se akagashiki kawe yego nyine kari mu rugo ariko se ukaza aho naraye ukaranyizeye waraye iwawe se none se ubu ngubu ngeze aha ngaha twararanye uranyizeye ku buryo waza no kunsuhuza utambaye n'agapfukamunwa kandi wowe iki se sindi mu rugo kandi abandi birirwa bagusoma bande wirirwa bansoma gasiga shyashya ufate n'akandi hariya ukabati se gusa ubu no mu rugo rero bibaye itegeko kujya nambara agapfukamunwa none ngiye ku nkamba agiye mushiki wawe niwe bita Diane Diane se ntabwo muzi umva Diane umva icyenzanye iki se barimo mbwira ngo nakubwiye ubundi ntahari umva none ndabwira mu kiseri kambare neza nawe kambare karabaye ubu ugize ihene karabaye rwose ugiye kumwiyemeje kugisha meka wabaye ihene ukaba muzima ntacyo byaba bitwaye ubwo ugiye kubaga kuko uri mushiki wa sehe nubwo nawe ntabwo uri nyirayo uri Diane mva nkubwire Diane mva mbwire Diane ikintu kinzanye hano nta kindi sehe ntituri inshuti ntitubanye neza imiryango yacu niziranye nifuza ko mugira ubuzima buzira umuze ubu ikintu kinzinde nirukanka niba mwumvise ukuntu nahonze urugi numvaga nkeneye kuruhuka mva kubira ibyuya byaba nabiraga ibyuya nkagira ubuzima nawe ukabira ibyuya ukagira ubuzima ko mbona nturi kuntera ubwoba ngo bimeze sehe omikoro omikoro yaje mikoro ni ubwandu bushya bugezweho buri kutuzengereza ntumva sehe neka bafite amakuru yasaze wagize inazi hageze mu Rwanda no bwaseseka Afurika yose bwatangiye kuyataka icyo bita omikoro yageze mu Rwanda Afurika yose yayandagaje dusubiyemo umva mukato nanone ibyo ngibyo ntabyo tuvuganye icyo nkubwiye muri inshuti z'umuryango se n'ubundi banje nirukana nkubwiye ukuntu nambaye no kabutura nkubwiye ukuntu nshyizemo utu dukweto nkimara kumenya amakuru yuko yasesekaye numvise umuntu wa mbere mfite kuza guhuruza ari wowe no kukubwira ngo mfashe uzi cyangwa twambara tubiri yazana n'akandi hari dutatu tune umva rero nkubwire omikoro mutaraza uburyo irimo yandura irenze delta iyo twita coronavirus yaje yasaze noneho yaje wumvise bavandi numva biteye ubwoba ahubwo none se gahunda nari mfite ubu ngubu yo kujya gusohoka ntanyumvira nase sinamukweretse se sheri n'umuzi wenda Juma nyine ahubwo nzongere umugore hano hoye nyine ntazahagaruka ariko se reka ahubwo mfate telefone muhakanire ntabwo nzongera kuva mu rugo rwose ku ngendo zidateganyije nzongere mubone hano mugenda musomagurana nk'ibimara we wumvise neza muvanye mbabarira nyine nawe nabyumvishije nabyumvise ntabwo nari ko niyo mikoro yaje mbabwire se mva nawe Diane hirya ntabwo wica ibintu bya make up n'ubuzima no guhitamo kimwe enjoy ibintu byo kuryoshya n'ubuzima no guhitamo kimwe omikoro yaje yasaze sehe ntabwo njye ntabwo mushiki wawe mugira inama sawa ntabwo nzongera wabyumvise mbabarire rwose sehe sinicara reka njye kubwira no nabahabimana mbwire n'abandi bose
njye gutabaza da ntabwo nakwicara hano njye akazi kanjye ni ukujya gutanga ubutumwa. Cyuma cyakora urakoze. Ndakoze reka ngende ko namwe mubyubahirize reka nzamuke mbwira n'abandi. Ariko nimbona Juma hano nzamumena ijisho. Nyura hariya. Oya. ariko ndabigusabye muvande wari warabye Genda ndabyanze wowe washaka kuzana urupfu hano muri urugo. urupfu wundi warucika none se ubu ngubu si ishuri imwe singusabye imbabazi ishuri imwe basi bwa mbere n'ubwa nyuma muvande. Spend a day looking blank out the window, all looks great in my tank. I'm stuck in